Comfort Empire. ndagira ngo mbere yuko nkubwira iby'akabari ka Melody kagiye kugurishwa mbanze nsobanure neza iby'amakaye agiye gusohoka ya 155 AM agiye kuzajya asohokaho Melody na ba Element na ba Kenny Soul bahereza ikaze nde Badman Kivumbi King. ibyo tubyihorere narakubwiye ngo inkuru zose ziba zizenguruka muri showbiz imbanere zivuze kera cyane nkubwira ibya Kiramani nkubwira ibya Dadi nkubwira iby'imishinga ya TZD nkubwira n'uburyo abantu batangiye kumusebya ngo ari kurindi muka none nizaniye amajwi ye asobanura akantu ku kandi amajwi ya Kiramani kugira ngo nyahereho none ninjire ndondosha akantu ku kandi ubundi abakinnyi ukuntu abenshi bahembwa sibyo ko abanje atari ko bimeze araza akamukutiza veni cyangwa icyo 10 akazagaruka nyuma ukamushutingisha ibintu kwa mu gitondo bizari mugoroba akazagaruka ubutaha yego uko nkora namwe tugiye kujya uhembwa ku kwezi bagoye stike y'ibihumbi 2 nubwo mbizi kutegesha igihumbi cyo gihumbi niko mbanyirenyejeho kugira ngo byibuze utaza kubura isabune niba bimwe na kanyota katamwica akajugumira akanyota kakwica mbizi nawe ko kuye ku nzoga gutyo ariko uramwondera ibintu bibiri uramwondera ko nta kiganiro kimwe uzongera gukora kigusebye kuko uri gusebya brand yanjye uramwondera ko ubwo kujya mu kiganiro ubwo ni condition uzajya ubanza umbwire menye nimba turi bukwambika gute yange salary hari yashinzwe kukwitaho nyine ndashaka ajye kuri ya level ku buryo umuntu ajya avuga ngo intsinzi y'uyu ni ibikorwa bya Kira n'uyu nguyu ikindi yanamubona ubwabyo man bikamugina ndashaka ajye kuri ya level no kuroba bamufata abantu baramufata nk'ingegera muri kano kanya byari ngiye nyine umukino ya Datina bitewe n'ukuntu ufite projet nyinshi ari gembana ajye gushutinga izo ngizo ugasanga bari guhembwa bataranakoze yego simbabwira ngo ntabwo mwakoze ndayabanga avuga ati ntacyo sinshaka nyine ejo umwana uzasomoka mu hano gato agatangira ngo kira Kiramani no mubona kuriya ibyo ndabyiri n'abakubye ngo biramende nyine ntago ciye mu ijambo nigeze kugaya Miki yarazanye content zo kwirirwa bahamagaya basebya bacisha amazi yambira Miki buriya kuki mwatinze kumukosora agahita gutungura kuri utabizi nuko nawe wisabaganya gukabagatira kandebe mwana wanje ariko hari awahasebera kandi utabizi kandi ari brand ngaho nyine mbwira barabizi ngo ndi Dadi yego yabona akabana aramamagaye ari nyitabaje nka Dadi ati na amafaranga mfite n'ibihumbi 10 nabibona kuri kamera noneho uramwumvise Kira uramwumva ibintu nagiye ngaya Miki yego Mikaje bundi ajya kuburana wari ubizi ko za breaking yavugiye kwa Irene z'umwana we wari uzi ko yagiye aburana umwana n'ababyeyi yamutsindiye ubu yagarutse mu rugo uribuka zakiriza ngo Regis yaravuze ngo niyateretana n'umuntu wabyaye none ubu ngubu